akabasha kwitunganya ibyo byaranejeje cyane ndishima mu mutima wanjye. Ikindi cyatuma rero ndashimira n'umubyeyi w'abanyarwanda cyane yagaragaje umubyeyi ari impamvu cyane mu buryo bushobotse. Sokuru yamaze gupfa arambwira ngo niwe mukuru, ati none uzuva ku mugabo wanje, uyu ni umugabo wanje, njyewe mukuru. Tugaseka cyane, ariko nshimira Imana kuko kaka twabanye neza pe. Nshimira Imana kuko twabanye na kaka neza, yari umupira wanje, twaraganira cyane, tukavugana cyane, yagiraga morale. Kandi ikindi kaka yagiraga ubuntu. Kaka yagiraga ubuntu mu rugo. Kaka yagiraga ubuntu cyane pe, kandi akaturuta ari twebwe batoya. Ntiyatoranyaga, ntiyarobanuraga, ari abakongomani. Kaka yarabakiraga akabahamagara, nubwo kaka yahamagara abantu twaturaga ku muhanda, abatambuka akabura n'icyo abaheza bumwe, akagenda agasuka amazi, akabaheza amazi mu gikombe bakanywa. Imana ishimwe. Naho tukigiraga inka, nimba atagiraga ibyo kurya, yagiraga amata yiwe mu nkongoro, muze mbafungurire. Bakaza akabaheza amata, bakagenda bakanywa, bamara kunywa akababwira ngo nimugende, akabasezera. Kaka yari intwari cyane, yagiraga ubuntu butangaje. Imana imuheze umugisha kubera ubwo buntu yagiraga. Imana imufashe kandi mukomeze ahari, Imana imugirire neza. Kaka ngiye kumuvuga. Kaka habaye ibiti haruguru ngo bimare kuba, kaka yanga guhunga, aravuga ngo ntahunga ngo asige ngo inzu yiwe, ngo cabuze ngo avuge ngo abapfu rero ngo ziriya ngo ntazitinya. Ati ndaguma hano mu rugo sinzahunga. Abapfu rero baza akababwira ngo nimumvomere kandi muje no kuntoragurira, nimwe mwatumye abana baje bahunga bakagenda. Bapfu rero bakagenda bakazana inkwi, bakagenda bakavoma, bakamuzanira amazi. Ariko kubera Imana iramurinda, imurindira hari ahantu. Abandi benshi barapfuye, murabizi abakecuru benshi bagiye babatwikira mu mazu, abandi basaza bakagenda babatwikira mu mazu. Ariko kaka Imana imurindira hari ahantu hari hagoye. Imana ishimwe. Kaka aza kwemera, noneho baramujana ngo bamara kumushizaho bari bahungiye, arasura kandi asubirayo. Yasubiyeyo ingenzi zitatu, kandi tukagenda tumenya amakuru, dukurikirana muzehe amakuru. Muzehe mbaje kuguha pole, ukomere cyane kandi wihangane. Imana iguha umugisha kubwo agenda agaruka azira kaka, ariko Imana iguha umugisha kuko wakoreye kaka kiriya kintu. Imana iguha umugisha kandi warakoze cyane. Ku munota wa mwisho kaka ntiyarwaye, ariko yaragize iminsi cyane. Iminsi yo yarigeze cyabuze yararenze, ariko shima Imana kuko Imana yakomeje kumurinda muri kiriya gihugu, akaba atabarutse. Imana imuheze iruhuko ridashira. Muzehe cyane reka nshimira muzehe kuko yakoze. Murakoze madamu. Urumva ibintu ni byinshi, ni ibirarane y'amashinga bari menshi, ariko nawe arakoze kwa perezida. Imana yabikoze ikemera kuko mvuka muri uyu muryango wo kwandura ikintu muri bariya babyeyi. Iyo Mana bayishimiye kuko
hari ibintu byinshi uzabibukiraho. Abasore bari hano b'urubyiruko nuza mwicarana n'abasaza n'abasogokuru n'abapapa mubabaza amakuru. Sogokuru nagize umugisha wo kubana nawe na kaka, umugisha munini, ibintu byinshi namenye gukora muri Kongo n'ibyo nize kuvuga no mu bagabo no kumenya kuvuga yagaza nigisha. Zanibuka n'akarori ka mbere natungire kuko ari sogokuru wanyigisha ibyo batungire Gisenyi. Ibintu byinshi yanigishije ndabishimira Imana kuko Imana yari yarampaye impano babyeyi beza. Ijambo rya kabiri, ndashima Imana kuko yapfuye neza bakamushingura murumuna wanje na mama wacu na ba data wacu ndetse n'ababyara banje bari hariya bakamuherekeza adapfuye urupfu rubi nka kuri abantu bivuze. Imana yakoze icyo kintu numvishije ku mutima wanje merewe neza, kandi nafashe igihe kirekire cyo kubisengera. Ndashima Imana kuko Imana yumvise gusenga kwacu, Imana isubiza amasengesho, kaka gashingurwa neza mu cyubahiro. Reka mvuge kuri kaka ku bintu bitatu. Kaka hari ibintu bitatu namwigiyeho bikomeye. Ikintu cya mbere, yari azi gukorera umuryango, yari azi guhinga ku buryo bw'urwego rwo hejuru. Karuha amazi ibigori byose uhinga n'ibishyimbo nta bantu ufite mu nzu wagira uruhuka, akambwira ati urugo ruratahura rufite tukazoba kuko ntabyaye abana benshi ngomba gukora. Kandi twari dufite ibintu byinshi, menye ubwenge nasanze muzehe na sogokuru bafite nganisha, ariko ngakora cyane. Yakoreye umuryango neza, aratugaburira, araturera neza, aratwigisha, adukorera, akora inshingano yakagombye kudukorera nk'abuzukuru. Ndabimushimira. Ijambo rya kabiri kaka yari azi gukora namwigiyeho, kaka yari azi gufata sogokuru neza. Yakoze inshingano ze. Sogokuru saa 12:30 nageze hamwe nasange na sogokuru yatugaburiye yariye sogokuru. Kavuga umugabo ngomba guhinga, kaja mu murima Victoire saa 12:30 akaba namaze kumutekera. Nufamba amata sogokuru yanywaga nayakamishwe mu gitondo saa 2 mu gitondo, saa 2 zuzuye. Ntabwo yari yaranka saa 2 yabaga amaze kumugaburira, akaba ngomba kuja mu murima sogokuru yariye akaja mu bindi namugaburiye. Ibyo bintu nari n'igihe kito yakoze izo nshingano neza, afata sogokuru neza ku nshingano z'umugore mu rugo neza. Cyo kintu ndakimwibukiraho kugutwara. Ikintu cya gatatu aricyo nsohorezaho kuri kaka yari agibyishimo, akamenya ko mu mpamvu zatumye bari abafurero reka nkababwira batamwica. Izatekereza icya mbere ni Imana. Impamvu ya mbere ni Imana yatumye batamwica. Impamvu ya kabiri, yabagiriye neza. Abafurero bavaga mu gatanu, urabiza abantu b'abanyabisa bari n'akabingo bikijyukwe ni kuri kijyukwe cyo barimura mu gatanu kiziba ngo bagire kijyukwe no mu kabanza, bakaza bwije, bahagera nijoro, bakaza bagakomanga, akabyuka akabatekera, akabagaburira, akabasasira ibirago mu kiraro, baca mu gitondo bakagenda. Kandi abo ngaba benshi ni basi yabikorera abandi nibo bwite ubwabo. Kindi kintu yakoze gikomeye cy'abashitsi, hari umuntu wari umujura mu karere uzwi cyane, akaza kwimba inoro hafi y'iwacu, sinavuga izina rye, muwari yagera mu karere ngo namuvuga bamumenye. Nta hantu yari kurara ngo bikunze, nta hantu yari kubona urara. Bishoboka uwo muntu yari kubona urara kuko ari umujura uzwi umujura uzwi. Ariko kaka n'aba bana bazi izina rye, abana baje bazi izina rye cyane kubera barahamubonaga cyane mu rugo bamuvugiye. Akaza nimwe yageze ara akamugaburira, kandi iminsi icyo gisambo cyahamaze kikigeze kimwiba habe n'umunsi umwe. Tugatangara kuko ntahandi hantu ari gukomanga hariwa, ntahandi hantu yari kubona urara, kandi yari mwene wacu ari umunyamurenge. Reka twamubukishije abantu. Icyo kintu ndakibukiraho kaka nari batara kuvuga ngo gukora aterekana ko kunera umwana azazarana. Abantu bose bazaza bamutinya ko reka azazarana hano umugabo rero akamucumbikira. Reka shimira abantu.
mbere ya byose nshimira abaturanyi banjye turi hariya mu mudugudu wa Mataba, ndashimira abaturanyi, Imana ibahe umugisha, bakoze ibintu bikomeye kuva umunsi wa mbere kugeza kuri uyu munsi. Nshimiye abaturanyi. Ijambo rya kabiri, ndashimira paruwasi nyoboye hano ya Herumoni yo muri Harvest Christian Church, abo dukorana hano baririmbyi baje mu bitaramo, bayoboye ibitaramo, bagenzi baje dukorana umurimo w'Imana, babaye hariya bigisha ijambo ry'Imana, bakoze ibintu byose bishobora gufasha bose, barakoze kugira afite umuryango mwiza cyane wa Harvest. Imana ibahe umugisha. Ijambo rindi ndakuri mu itorero, ndashimira communauté yose muri rusange, cyane rejo ya Kigali na bishop baraje bagera mu rugo, n'abapasiteri bagenzi baje dukorana bari hano, ndabashimira byimaze n'inkunga yanyu yo kubifatika mu mafaranga, byinshi mwakoze muri kino kiriyo kugira ngo kiriyo gikorwe kuri uyu munsi. Bishop n'ijambo ry'Imana, mureke dukomere ya jambo ry'Imana amashyi. Umubyeyi waje dukorana buri munsi, kandi uzukuri yakoze byinshi ku bwa kino kiriyo, ndetse n'abayoboye bose. Imana ibahe umugisha. Reka nshimire murumuna wanjye uri hariya muri Kongo witwa iri hose, ndetse na Byabagabo na Rubero, abo nibo twari ko tuvugana kuri telefone umuntu amaze ikarema. Ndashimira iyo komite ndetse n'abandi bagorora bose bari muri hariya. Shimire na baba wacu wagwaje kaka muri iyi misi yawe, ndamushimira nubwo atari hano, Imana imuzufu. Mdogo yakoze ibintu bikomeye by'ubutwari, na petit frere iri hose. Imana ibahe umugisha, nabo bakoranye hariya kugira ngo iriya mihango igende neza. Reka nshimire muzehe na mukecuru bari hano, ndetse na madamu gufasha kaka. Mwarakoze nubwo mwabikoreye muzeyi wanyu, ariko Imana izabibitura, ndetse mukiri hano, ndetse mugera mu mwaka mushya. Imana ibahe umugisha. Reka nshimire umuryango wa Rugorora muri rusange, Imana ibahe umugisha ku mirimo mwakoze. Reka nshimire umuryango mwagakinagiza, Imana ibahe umugisha. Reka nshimire diaspora yacu iri hanze, iyobowe na mwene data Ndahinda, ndetse na mubyara wanjye Nyabigondo uri muri Amerika. Ndabashimira abo bantu kutuba hafi n'imirimo bakoze. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Nubwo tutari muri Amerika, ariko Imana iri muri Amerika, irabyumva, Imana ibera hose cyane. Reka nshimire cyane Mushenge n'ababyara banjye bari hano, ndetse n'abaramu banjye. Imana ibahe umugisha ku byo mwakoze. Reka nshimire umuryango w'Abasengeke babyaye kaka, bavuye Uganda, turi kumwe nabo hano, n'abandi batuye hano Kimisagara. Imana ibahe umugisha, mwakoze. Reka nshimire umuryango w'Abasinga ba Nyirondo wa kaka. Imana ibahe umugisha. Mu by'ukuri byizinze mu magambo abantu. Reka nshimire ba marume badutabaye, ba marume banjye abakwakuzi bari hano. Imana ibahe umugisha. Ba Muyomba bageze mu rugo, n'ubundi bageze bari hano, ndabashimira. Imana ibahe umugisha. Natinze, ariko ibyo mvuze byarimo kugira ngo bivuge. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Yarakoze pasiteri, niwe twatabaye ngo kandi ndashimira Yoheri yakoze ibintu by'ubutwari. Twese twarabyumvaga ukuntu yahagaze yitanga aje kureba gusura mukecuru iyo yari ari mu bintu bigoye kandi bikomeye, ariko akabirengaho akagenda akamusura, akongera akagaruka. Imana yo mu ijuru n'umugisha, Imana yo mu ijuru imugirire neza. Ubundi kandi ndashimira na madamu, aba badamu n'uyu mumama ni muri hano, uwo wundi wasigaye mu rugo nawe, ariko ndamuzi, babanye neza kandi nanjye narabibona. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Rero nihanganishije mwene data, nakwihanganishije Yoheri, Imana igukomeze. Na Zera wasigaye hariya mu rugo ibakomeze, izi ni imfubyi. Kandi burya rero dukunze kuvuga tubavuga ngo umuntu arashaje, ariko burya ntawe udusaza ku bana be, kandi ntawe udusaza ku miryango. Mu by'ukuri twarababaye kandi twagize ishavu byinshi kutabihanganishije. Mukecuru rero Imana imuhe ubutashi. Catholique mukuru.
shima Imana kuri muzee wacu Imana asanga ariko cyane 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 shima Imana ashima Imana kuko umunsi wageze wo kuramutsa yahuye n'Imana. Imana ishimwe amagambo yiwe yose akayavuga agahamagara abakozi akabana nawe. Ibyo ni byo shimwe rinini dushima, iryo jambo bahebe gishangara nta kindi dutera umunezero kuruta kuba mu kuvuga ngo umuntu agiye kurangiza akavuga yiwe. Aho Imana ishimwe. Ijambo rya kabiri ni umubyeyi yaratureze, twebwe twamenye ubwenge tubana kandi araturera kandi turasura turabana n'inyo bari batwara abana byatubereye inama kandi ari umugeni yacu kandi uko bari bavuga ko umuntu yagira ngo umuntu winshi cyane yari azi gufata abashyitsi neza. Mwazaga wagera n'umwe mukaganira neza akababaza uko mumeze mu nzu n'uko mumeze hose. Aho turashima Imana kandi ijambo rya kabiri dushima Imana batubwiye uburyo ibita byabaye agasigara mu matongo bakamugerageza akananirwa. Ibyo bintu byari byaraduteye amabara uteye ubwoba kuko abenshi bahereye mu mazu twabona umuntu bari bindinga ngo bamushorere akanga, ariko noneho twicaye tukavuga ngo azapfa azamuzira asweka akamukomera mutoka akaza kumujyana akamusiga mu rugo. Imana mutoka turamushima Imana kuko aruhutse twese turaruhuke kubona kuko aruhutse. Byakabiri turashima senaja ibirori mukitaba Imana irakoresha. Aho no turashima twashima Sebatware yabaye umugabo. Ejo nibona ntego bazi imyaka nabonye nareba abana biwe zigataha ntabwo bari abana basetwara iyi ni Sebatware ariko Imana izikora umwanya wayishaka. Itwari tuzi kuko mutoka ari abana zacu ariko uyu munsi arafite abana ibihumbi mwami yamweshe barakoze cyane abasaza nagira ngo nibiyicariye rwose. tugiye umwanya w'abuzukuru. Abuzukuru ba muzee na mukecuru nibaze bose uko tungana duhagarare hano duhagarare n'abacu kugira ngo bavuge kuri Pasiteri Sebatware na madamu. Abuzukuru twese ni muze turahera kuri Sebatware na madamu. Pasiteri Sebatware na madamu we nawe urimo bagore abandi barakurikirana remezo, barakurikirana mushiki we, barakurikirana na bofre na madamu we ujya kubafurira mbere ya Mose. Murakoze kandi ntibadutindira bano bantu amadamu ariwe kubanza. Abana bana banjye baze duhagarare nubwo ari ubuzukuruza ariko reka baze tuvuge nabo bahagaze hano. Iyi foto nayo irakenewe. Yesu ashimwe. Ijambo shimye Imana kuko ijambo ryashimiye abantu Imana neza ijambo rya mbere nshimiye abantu baje Imana
bose ntarobanuye Imana Imana ijambo rya gatatu shimira umuryango wacu shimira ngorora Imana uretse umugisha mwarakoze cyane muri abantu b'abagabo cyane ndabashimiye cyane ibikorwa mwakoze uyu ni umukingi ukomeye ariko ndabashimiye kuko mwadufashe mu mugongo mukadukomeza Imana ibahereze umugisha ijambo rya kane nshimiye itorero ryacu nshimiye itorero ryacu kuko ni abantu beza bamaze kumenya amakuru kuko kaka yatashe baza mu rugo baradufasha baradusengera baratubwiriza twumva turakomeye Imana ishimwe ndabashimira cyane kuko muri abantu beza cyane n'abatari twebwe muzabafashe muzabakorere kaka yari umukecuru kaka yatureze neza kaka nta bana yagiraga twari bake ariko muri uko kose kaka yatureze neza aradutetesha aratudabagiza aratugaburira aduha amata winjiraga muri we akakubwira ngo mbere ya byose banza gukera kuha amata tiwangaga kaka yaratugaburiye kaka yatureze neza kaka dutoza uburere bwiza kaka yari umukecuru w'urugo kaka yari umubyeyi w'urugo nta mushitsi wari buhagere ngo tahe nta kintu abonye mu by'ukuri hari ukuntu bavuga ngo umuntu baramukabya ngo nuko yapfuye ariko abari bamuzi bari bazi ko kaka ari umubyeyi w'urugo ni ukuri ndashimira Imana nuko Imana yamwishyura ariko mbere yazo shimira uyu mukecuru yakoze ibintu bihanitse ibintu byo kugabura no kuri Sebatware yavuze ibintu bikomeye kandi yavuze ibintu yabonye uwo mukecuru yari azi guteka mwa bantu uwo mukecuru yari azi gukaranga mwa bantu si igitangaza umenyaga abantu benshi abagabo benshi inkoko yonyine zituma badashaka ariko uwo mukecuru yari yarabyaye abana bakeya ariko akagira inkoko kandi akagira ibitekerezo byiza bihari yewe mwa bantu twageregesheje umubyeyi mwiza umubyeyi w'igitangaza nkantekereza baririmbye indirimbo ivuga ngo iby'Imana ikora nama numva ko twese twari dukwiriye guhaguruka tugashima Imana yazamuye uyu mukecuru Imana nishimye shimiye Imana cyane yuko umukecuru yazamuwe aja mu bwami bwo mu ijuru uyu mutama aje avuye ruguru yarampamagaye ashitse hano hari Nyamata arampamagara ngo naje ati niba bishobotse uzoze tubonane iyi minsi kiragenda tituze ejo namwe murabona iyo turi ni kuri kandi n'amaboko ni magufiya umugabo umwe nawe azatubwira ngo amaboko aresha neza aramukanye hariya mu Bugande ryari kure twebwe turi mu nkambi kuba ngo ubone ifaranga turi abantu baciye abana twarashingiye baragiye ubu iriya nkambi ngituze iriya ntuze bavuga nyine izi ngizi za kuba ngo aseri kuba ngo ubone ifaranga ni uko ubwihaye ubyara ariko waraciye nta butunzi bukibwa n'iy'ababyeyi gusa tumutaka ibyaro turuzi ko kuva Sebatware agiye mu nkambi ni umubyeyi ugezweho ariko twebwe baciye umuntu ari kureba ukamusanga nta kigenda ariko hamwe n'ibyo nshimiye Imana yuko nabonye mukuru wanje tukaba tubanye hano mu kiriyo cya mukecuru icyo cyo nashingiyeho Imana namabwira ubwitange bwose namabwira ngo zoze tubane yagiye yaramusaba ariko akamabwira ngo mfite ubwoba kuko ntazosanga mukecuru murumva na ariko Imana ishimwe yuko yarangirije nawe ari hano kwa Sebatware aha niho mu rugo rukomeye niho mu rugo rukuru icyo nicyo cya mbere dukwiriye gushima Imana yuko yarangije turi kumwe na Sebatware murebe namwe aba bantu bangana gutya Sebatware yabaye umugabo twari tuzi ko ari uku ngubu nubwo twamurebaga ariko twasanze ari umugabo Bishop Imana iguheze umugisha wamuhaye nawe kuvuga
ngo uramwakira. Iryo ni ijambo rikunda sinari kuzi ariko zanumva kuko wamwakira. Imana ibaheje umugisha abantu bo kuri uno musozi ngaho n'uwo mukecuru Imana muzamure mu bwami bwo mu ijuru. yarahageze. harimo abagiye kurira batubaye hafi n'abaririmbyi turirimbana batubaye hafi twe dufite akazi kenshi baraza batuba hafi muri icyo gikorwa Imana ibahe ikintu genda umwuzukuruza uri yaganiriye umwuzukuruza wiwe kaka yari umuntu w'intwari cyane yatwigishije umuco yatwigishije gusabana hari nk'ukuntu twabaga twicaye wenda mama ataradutekera tukajya kubona duhamagaye muri moze ibiryo ngo dusoje guteka ntabwo yatoranye ngo umwana n'uwa kanaka nko muri karitsiye abana bose yabagaburiraga nta kibazo mba sinzi uko navuga kaka gusa yari umukecuru w'intwari cyane ntabwo yari azi gutoranya ubwoko ngo reka ntabwo yari azi ngo wenda ngo ajye kugaburira ubu ni ubwoko reka umuntu wese yamufataga kimwe n'umwana wiwe hari n'ukuntu wenda iraruguru nyine abantu babayeyo wenda batoraguraga nk'inkwi hari n'ukuntu wenda ajyaga nko mu nkwi nkazizana yari akabwira ngo ni mweze ngo nyuma tubiri dore ngo bati ntuguhera ngo tubiri gusa ngo mbaze ngo tugereho ngo kandi wari ubwiye ngo gwe tubiri gusa nyine yari umuntu mwiza warangwaga n'amahoro ngize ngo mvuge ibintu bya kaka navuga bukira bugaca urakazi